Abakunzi bahoraho life tuje kubabwira ngo mugire ubuzima bwiza, duharanira amagara mazima, tubeho neza kandi twirinde, twivure, tunabeho neza iminsi isigaye ubuzima bwacu. Ariko kugira ngo tubeho neza nk'ibisanzwe murabizi ko amagara aramirwa ntamerwa. Uyu munsi rero tugiye kubaganira ku kintu cy'ingenzi, ku ntungamubiri y'ingenzi dukeneye mu buzima bwacu, ariko itamenyerewe cyane mu bihugu bitaratera imbere cyane, bikiri mu nzira y'amajyambere ntabwo izwi cyane. Ariko muri Horaho Life twabagereyeyo ntitubazanira product z'ingenzi. Tugiye kubaganira rero kuri product y'ingenzi yitwa Blueberry Milk. Yifitemo ubushobozi bukomeye cyane, dore yuko yifitemo icyo bita blueberry, kanigiramo amata. Iyo blueberry ni kimwe, amata ni icya kabiri. Wabihuriza hamwe bikavamo intungamubiri z'ingenzi cyangwa se ikinyobwa cy'ingenzi gikomeye ku buzima bw'umuntu, mu guhangana n'indwara zitandukanye, mu kurinda umubiri w'umuntu gusaza, mu gufasha umubiri w'umuntu gukora neza. Iyi blueberry ni ikirero, Blueberry Milk ni ubwoko bw'amata arimo n'intungamubiri bita blueberries. Zikaba ari imbuto nziza cyane ku mubiri w'umuntu, ziwufasha gukora neza, zikawufasha kwirinda indwara, zikawufasha gukira indwara zitandukanye, ndetse zikawurinda gusaza no kurwaragurika cyangwa gucika intege. Iba mu gakarito kameze gutya, ikaba ari Blueberry Milk, ikaba igizwe n'amagarama 300 n'udusashe 10. Ni ukuvuga ngo buri gasashe karimo iyo blueberry powder, blueberry irimo amata, blueberry irimo izo ntungamubiri za blueberry. Zikaba ari udusashe 10, kamwe gafite garama 30, ubwo zose hamwe ni garama 300. Blueberry rero ni iki? Blueberry kimwe muri iyo bigize Blueberry Milk. Blueberry ni ubwoko bw'imbuto zikomeye nziza cyane ku mubiri w'umuntu, zirinda indwara zitandukanye, harimo nk'indwara za kanseri, indwara z'amaso, indwara z'igifu, indwara z'ubwonko, indwara z'amagufa, indwara zo mu ngingo n'izindi ndwara zitandukanye. Blueberry rero ikomoka hehe? Blueberry ubundi ni ubwoko bw'imbuto ziri blue, cyangwa zifite iryo bara ry'ubururu. Zikaba ari imbuto zizwi cyane mu kuba ari imbuto ziturukaho intungamubiri bita anthocyanins. Izo anthocyanins ni ubwoko bw'antioxida. Antioxida ni ubwoko bw'ibintu bibuza umubiri kugwa ikimeze nk'ingesi, bibuza umubiri utunyangingo tw'umubiri gusaza no gutakaza imikorere yatwo. Wabibwirwa n'iki se ko utu tunyangingo tw'umubiri cyangwa ze izo serire z'umubiri zitakara? Ubundi uko umuntu akura, yamaze kuvuka, utunyangingo twe tw'umubiri tuba dukura vuba kugira ngo akure. Ariko hari imyaka tugeramo tugatangira gukora nabi no gukura nabi, yewe rimwe na rimwe tukanarekera ahubwo tugatangira gutakara ari twinshi. Aho niho umuntu atangira kugaragaza ubusaza cyangwa kurwaragurika cyangwa kugira intege nkeya. Niyo umuntu akiri muto ashobora kugira ikibazo cyo kurwaragurika, kugira intege nkeya, mu burwayi bw'amaso, uburwayi bw'ingingo, uburwayi bw'inyama, uburwayi bwo mu mubiri indani n'izindi ndwara zitandukanye. Izo ndwara rero zose zituma umubiri ugira ibyo utakaza. Indwara ubundi zituruka he? Zituruka ahantu hatandukanye. Zishobora guturuka ku ma microbe, kuri viruses cyangwa amavirusi, zishobora guturuka ku zindi bakteri zitandukanye. Ariko uburwayi bushobora no guturuka ku mubiri ubwawo wananiwe gukora neza, imisemburo yo mu mubiri itameze neza, ibyo bita enzyme cyangwa se imvubura zidakora neza, cyangwa se ibindi bice nk'imyakura idakora neza, n'ibindi bice bishobora kuba bitarakuze neza cyangwa byarahuye n'ibibazo bitandukanye biturutse muri environnement, ikirere, umuyaga, amazi n'ibindi, ubushyuhe n'ubukonje bwinshi ku mubiri w'umuntu, bigatuma umubiri wangirika. Aha rero niho umubiri w'umuntu ukenera intungamubiri zihagije ibihe byose kugira ngo ubashe kwirinda guhangana n'indwara, yewe ubashe no gukura neza. Aha niho tuboneramo imbuto z'agahebuzo zabonetse mu kinyejana, zamenyekanye mu kinyejana cya 20 ko zifite ubushobozi budasanzwe ku mubiri w'umuntu, dore yuko intungamubiri ziri muri blueberry iboneka muri no Blueberry Milk bita anthocyanins, zifite ubushobozi bwo kwinjira uko wakaziriye zose, zikinjira zikagera ku bice bitandukanye by'umubiri, dore yuko ubwazo zifitemo ubushobozi bwo kurenga icyo bita brain barrier. Zifite ubushobozi bwo kurenga ahandi hantu umubiri cyangwa izindi ntungamubiri zashobora kugera, ariko zo zikagerayo. Zishobora kugera ku bice byose by'ubwonko, zishobora kugera ku gice cyose cy'umutima, zishobora kugera mu mubiri hose uko wakaziriye 100% zikaba absorbed. Rero ni ingenzi cyane, dore ko zifitemo ubushobozi bwo kurinda ibyo bita oxidation. Zikaba ari antioxidant cyangwa se zibuza uturemangingo kugwa cyangwa
kumera nk'izahuye n'ikibazo cy'ingesi, bikarinda iyo myanda ikomeye ku mubiri w'umuntu, dore ko zirukana ibyo bita free radicals. Free radicals ni ubwoko bw'imyanda mibi cyane ituruka mu mikorere y'umubiri, nuko umubiri wagiye wakira ibintu bitandukanye, ibyo twariye, ibyo twanyweye, n'indi myanda itandukanye rimwe na rimwe itoroshye gusohoka mu mubiri, dore ko uturemangingo tw'umubiri cyangwa twatunyangingo amaserire aba yananiwe gutakaza iyo myanda uko bikwiye. Uzabibwirwa n'iki? Nk'igihe ukoze ukumva urananiwe, ukajya wumva wacitse intege, ukayura, ukaryama ukabura ibitotsi, ukumva igihe cyose urambuye, kumva urwaye umutwe, kumva urahangayitse, ukumva ntumeze neza, icyo gihe akenshi umubiri wawe wakoze icyo bita imyanda myinshi yo mu bwoko bw'ama free radicals. Ubwonko bwakoze imyanda myinshi, bubika imyanda myinshi y'ama free radicals udashobora kurekura, udashobora gutakaza nk'uko bisanzwe, utanywa amazi ngo bikunda ako kanya, ahubwo bikaba bisaba indi cyangwa izindi ntungamubiri z'ingenzi ku mubiri w'umuntu kugira ngo zigende zijye mu mubiri, zijugunye iyo myanda, zifashe utunyangingo kongera gukora neza, zifashe amaserere kongera gukora neza, zifashe umubiri kongera kugarukana imbaraga. Aha rero niho dukenera ubwoko bw'intungamubiri zo mu bwoko bita antioxidant cyangwa se ibibuza twatunyangingo kugwa icyitwa kimeze nk'ingesi, tubuza twatunyangingo tw'umubiri gusaza. Izo antioxidant nizo tuba dukeneye kurya mu mafunguro, akenshi zikunze kuboneka mu mafunguro nko mu mbuto ziri fresh n'imboga ziri fresh. Aha rero niyo mpamvu akenshi twagiraga abantu inama kurya imbuto zikiri mwimerere, zitarangirika, imboga zitarangirika, zitaratinda ku masoko, kunywa amazi meza, gukora imyitozo ngororamubiri. Tuba turwanya gusaza k'uturemangingo, tuba turwanya gukora nabi k'umubiri, tuba tugira ngo umubiri usohore ya myanda, ariko hari imyanda itapfa gusohoka, cyane cyane nk'iyo ngiyo yaturutse ku turemangingo turi gukora nabi, uturemangingo twatangiye kurwara amakanseri, kanseri zitandukanye mujya muzumva, y'ubwonko, z'amaraso, z'inyama zo mu nda, ya prostate, ya uterus, y'inkondo y'umura, kanseri y'umutima, kanseri y'ibihaha, kanseri. Izo kanseri uko zitandukanye akenshi nyinshi zituruka mu mikorere mibi ya twatunyangingo, zituruka mu miterere cyangwa se mu mikorere mibi y'ibice bitandukanye by'umubiri, bikarwara twatunyangingo, twarwara tugakora bya bibyimba. Izo kanseri kugira ngo tuzirwanye, bwa mbere tubikora kare, tubikora tutaranarwara. Tugomba kurya neza, tugomba kunywa neza, tugomba kuba ahantu heza, tugomba guhumeka umwuka mwiza, tugomba gusinzira uko bigomba. Ariko udafashe intungamubiri zikwiye ntago ibyo wabyirinda. Aha niho tubagira inama yo gukoresha blueberry milk. Blueberry milk yifitemo ibikomoka kuri izo mbuto bita blueberry z'igitangaza, dore ko mu kinyejana cya 20 zagaragaje yuko ari zo mbuto za mbere zifitemo ubushobozi bwo gufasha umubiri mu guhangana n'indwara zo gusaza, indwara zo kwibagirwa, indwara z'amaso, indwara z'umutima, indwara z'ubwonko. Dore yuko iyo ukoresha blueberry milk ukabonamo izi ntungamubiri za blueberry zifitemo za ntungamubiri nabwiraga bita anthocyanine. Izo anthocyanine zifite ubushobozi burenze hejuru 50% ya vitamine E. Vitamine E murayizi irwanya usaza k'umubiri, ituma ubwonko bukora neza, ituma abantu batagira ubugumba, abagore n'abagabo, irinda umubiri gusaza, na antioxidant ikomeye iboneka kenshi mu mbuto n'imboga zitandukanye. Iyo ufashe blueberry ubona intungamubiri zikubye inshuro 50 zishobora kubona muri vitamine E. Iyo ufashe blueberry ubona akantu k'umubare katagoye kumva. Iyo ufashe blueberry milk ubonamo intungamubiri za anthocyanine zifitemo ubushobozi burenze inshuro 50% izo twabona mu mavitamine E. Kandi twabonye ko vitamine E ari igitangaza nk'uko maze kwibasobanurira, ikora akazi gakomeye. Iyo ufashe blueberry milk ubonamo intungamubiri za anthocyanines zifitemo ubushobozi burenga inshuro zirenga 200 ubushobozi bwa vitamine C. Murabizi ko vitamine C ifite umumaro ukomeye mu mubiri w'umuntu, ifite ubushobozi bwo kuzamura ubudahangarwa, ikarinda umubiri kurwaragurika, cyane cyane noneho muri bihe by'icyorezo nk'icyorezo cya COVID-19 kibasira inzira z'ubuhumekero. Vitamine C iyo uyifite ihagije, iyo uyinywa mu byo kunywa ukayibona ihagije, bifasha umubiri wawe guhangana n'indwara nka COVID-19 n'izindi ndwara z'ubuhumekero, gukorora, kwitsamura n'ibindi. Niyo mpamvu tugira abantu inama yo kurya indimu, yo kurya amaronji, yo gukoresha tangawizi n'ibindi. Iyo ukoresheje rero blueberry milk cyangwa se ibikomoka kuri blueberry, ubona ya vitamine C ku kigero kikubye iyo dusanzwe tubona inshuro 200.
izo nshuro 200 urabyumva. Anthocyanin iboneka muri blueberries ni ingenzi cyane ku mubiri w'umuntu, ni ingenzi cyane mu gutuma umubiri w'umuntu ubona vitamin C ihagije ku kigero gihagije, ubona vitamin E ihagije ku kigero kiri hejuru cyane, bityo bikarinda umubiri wacu gusaza, bikarinda umubiri wacu kurwaragurika, bikarinda umubiri wacu kunanirwa, bigafasha umubiri kugumya gukura no gukora neza, bityo bikaturinda ibibazo by'uburwayi butandukanye. Rero mu kinyejana cya 20 abashakashatsi, abahanga mu by'ubushakashatsi mu bijyanye n'imirire n'imiti bagaragaje yuko izi blueberries anthocyanins ari izambere, ari umwami w'ibiribwa bifasha umubiri w'umuntu kuramba, dore yuko bagaragaje ko kurya blueberry anthocyanins zifasha kongera igihe cyo kubaho kugeza ku myaka irenze 100 mu gihe uyikoresha neza, mu gihe uyibona ku buryo buhagije. Abashakashatsi bo mu bihugu by'Uburayi bagaragaje yuko gukoresha blueberries, ibikomoka kuri blueberry nka blueberry milk, bifasha umubiri kurwanya iminkanyari, gusaza kwa kundi tugira iminkanyari ukabona uruhu rwashaje, ndetse bikarinda umubiri kugira ingaruka zagirwaho n'ibyo bita ultraviolet cyangwa se ya mirasire y'izuba mibi ishobora gutera uburwayi bw'uruhu. Ndetse gukoresha ibikomoka kuri blueberry birinda uruhu gusaza, umuntu agahora ari jeune agaragara neza, bikamurinda no gusaza muri rusange. Ariko kandi mu buryo bukomeye cyane gukoresha ibikomoka kuri blueberry birinda indwara zo mu bwoko bwa cancer, indwara z'amaso nk'uko nabibasobanuriye, ndetse gukoresha blueberry milk bituma umuntu asinzira neza. Ku bantu bakunze kubura ibitotsi, bagira ikibazo cyo gusinzira nabi, blueberry ni igisubizo kuri bo. Ubushakashatsi bwakorewe muri United States of America, ubwo ni muri Amerika, bagaragaje muri departement ijyanye n'imirire no kurwanya gusaza, bagaragaje yuko ubushobozi bwa blueberries cyangwa ibikomoka kuri blueberries bukubye inshuro 40 kurya imboga n'imbuto zikiri mwimerere zitarangirika. Urugero, nkisarura imboga mu murima, nkisarura imbuto mu murima, nkazirya za zindi zikize kuri vitamine C, zifite vitamine A ihagije, iyo nkoresheje blueberry nkuba inshuro 40 ubushobozi bw'izo mbuto n'imboga, ubundi arizo tubagiramo inama kurya, n'ubundi ni ibisanzwe kugira ngo twirinde. Urumva blueberry ni imbuto zikomeye. Blueberry intungamubiri ikomokamo tubona muri blueberry milk bita anthocyanins ni intungamubiri zikomeye cyane, na antioxidant akomeye cyane mu kurinda gusaza, mu kurinda kurwara k'umubiri. Dore yuko ubushakashatsi bwakomeje bukagaragaza yuko blueberry ubwazo zirinda abantu gusaza imburagihe, zibarinda cancer, zibarinda gusaza k'ubwonko, zikabarinda indwara nka cataract, indwara nka glaucome, izo ni indwara zibasira amaso, zikabarinda gusaza imburagihe. Ni gute rero blueberry wayikoresha? Blueberry nkuko twayibonye iraryoshye, ni ikinyobwa gikomeye gifite intungamubiri z'ingenzi ku buzima bwacu. Noneho iyo hiyongereyemo kuba blueberry milk, dore ko irimo amata mwimerere, amata bakuramo iyo bita casein, ndetse bakagabanyamo lactose, ya indi ishobora kujena cyangwa kugora igogora rimwe na rimwe, cyane cyane ku bana no ku bandi bantu bagira yenda nka allergie ku bijyanye n'amata, ibyo babikuramo. Bityo blueberry igasigara ari blueberry milk igasigara ari ikinyobwa gifite intungamubiri zikomeye ku buzima bw'umuntu, gifite intungamubiri zifite ubushobozi bwo kurinda indwara, gifite intungamubiri zo gufasha umubiri gukora neza, gukura no kurwanya indwara zitandukanye, yewe no guhangana n'uburwayi buba bwaratangiye kwibasira umuntu. Ubushakashatsi bwigeze gukorwa n'umuganga gakondo wo mu Bushinwa yagaragaje yuko yari yaravukanye ikibazo cyo kutareba neza, agira icyo bita blurred vision. Yari umushakashatsi gakondo bamwita Li mu kushakashaka kwe, ariko yari afite icyo kibazo kijyanye no kutabona neza, agira blurred vision, kureba ibikezi, yaje kuzamuka mu majyaruguru ya Mongolia, aho yari mu gushakashaka ibyatsi bitandukanye akuramo imiti, aza kugwa ku mbuto no ku giti cya blueberries. Yatangiye gukoresha blueberry mu buzima bwa zirya kugeza na n'ubu. Ubushakashatsi bwe bugaragaza yuko yarinze agera ku myaka 100 kireba neza, mu gihe yaravutse afite icyo kibazo cyo kutabona neza, kugeza aho ahuriye na blueberry. Ariko nyuma atangiye kuyikoresha kugeza mu busaza bwe, hejuru y'imyaka 100 areba neza, yumva neza. Blueberry rero natwe turayikeneye, tuyikeneye ku kigero cyose gishoboka, kugira ngo umubiri wacu ushobore kwirinda ubusaza, ushobore kwirinda indwara zitandukanye, dusaze gake gake, tubeho turambe igihe kinini. Ni gute wakoresha blueberry? Blueberry milk
igizwe n'udusashe. Utu dusashe niko turimo agapudre karimo kagizwe n'amata, kanagizwe n'iyo blueberry n'ibikomoka kuri blueberry. Iyi pudre rero y'amata arimo blueberry abonekamo za ntungamubiri tubona ubundi mu mata, kandi akabonekamo intungamubiri zikomoka kuri blueberry nk'izo bita anthocyanine. Iyo ugiye kuyikoresha ufungura agakarito, ku munsi ushobora gukoresha kamwe cyangwa tubiri. Ku ruhande rwaho haba hariho ahantu hasa nk'akaseho gatoya, then icyo ukora uragakata, uratabura. Iyo umaze gutabura, imbere ubonamo agapudre keza ka blueberry. Aka gapudre ka blueberry niko tunywa. Aka gapudre ka blueberry milk kagizwe nyine n'amata arimo ya blueberry nababwiraga, akaba harimo izo ntungamubiri bita anthocyanine. Ushyira mu mazi ashyushye, amazi afite temperature d'ebullition ya 80 cyangwa 100. Wamara gushyiramo, ushobora kukanywa inshuro ebyiri cyangwa inshuro imwe, ugashyiramo ugakoroga neza. Irivanga rwose kugeza ku kigero umuntu asanga byivanze, ku buryo nta powder uba ureba, biba byabaye nyine milk, biba byabaye ikinyobwa. Iki kinyobwa kikaba ari ikinyobwa kiryoshye, ikinyobwa unywa ukumva ushize inzara, ukumva ugarukanye imbaraga, ndetse ukumva umeze neza. Ku barwayi b'igifu wumva gituje, ku bana bakura neza, ku bantu bakuru bashaje bongera kugarukana imbaraga bakamera neza, ku bantu bari barazahajwe n'indwara zitandukanye, nk'indwara nk'amakanseri, indwara nk'iz'igifu, indwara z'umutima, indwara z'umwijima, indwara z'imikorere mibi y'umubiri mu buryo butandukanye, yumva ameze neza. Rero blueberry milk igira isura isa gutya, igaragara n'ubundi nka blue, ariko ni amata meza arimo izo ntungamubiri za blueberry. Kuyanywa ushobora kunywa 2-3 ku munsi. Ni meza ku bantu bakuru, ni meza ku bana batoya, ni meza ku bantu bafite uburwayi butandukanye, dore yuko bizamura imbaraga zabo z'umubiri, bikabagaburira kumererwa neza, bikongera bikajya gusana twa tunyangingo tw'umubiri, kandi bikongera gutuma umubiri ukora neza, bigafasha amaso kubona neza, bigafasha ubwonko bwawe kuba concentrated, bikabuza kwibagirwa indwara za Alzheimer, cognitive diseases, indwara zijyanye no guhuma, glaucome, cataract cyangwa se ishaza, amaso agatangira kugenda akira izo ndwara. Iyo urangije rero urayikoresha ukanywa. Blueberry iraryoha. Blueberry iyo uyinyweye ntabwo usharira, harimo akaryohere, harimo akantu ko kuryoha. Ubwazo blueberry ni imbuto zifitemo iyo sukari, ubwoko bwa fructose, ariko ntabwo ari sukari nka yindi bavuza aba diabetique ya saccharose. N'ubwoko bwa fructose, akaba sukari karyohera umubiri, kandi ikatanga energy, itanga icyo kivumbikisho cy'imbaraga ku mubiri w'umuntu, bityo ukirirwa umeze neza, ndetse bikagufasha kubaho neza igihe kirambye, ndetse wazagera mu gihe cy'ubusaza ugasaza ufite imbaraga, ugasaza utaranebo, ugasaza uri able yo gukora imirimo yawe, ugasaza utekereza neza, ugasaza udahumye, ugasaza wumva neza, nkuko wa muganga w'umushinwa gakondo Ri ageze ku myaka 100 agifite imbaraga, akimeze neza. No kubakoresha blueberry uyu munsi batanga ubuhamya. Blueberry muri Horaho Life ku bantu twayihaye bafite ubuhamya bwinshi bwo kubaho neza, bwo kuba barongeye kugaragara nk'abana bato, bakaba bameze neza, badashaje, batibagirwa vuba vuba, uruhu rukongera rukaba rwiza, amaso yabo bakabona neza, bya bindi byo kureba icyezi, byo kutabona neza nijoro bikagenda bishira. Ndetse mu ntambara ya kabiri y'isi yose, ubushakashatsi bwagaragaje yuko abasirikare b'Abongereza babahaga blueberry, bikomoka kuri blueberry mbere y'imirimo yose, mbere yo kujya ku rugamba. Byabafashaga iki rero? Abashakashatsi b'Abafaransa baje kugaragaza yuko gufata blueberry byongera ubushobozi bw'amaso mu kubona, bityo byafashaga abapilote b'Abongereza mu kubona neza mu gihe cyose, yewe na nijoro amaso yabo yagumyaga kugaragara no kubona neza, bityo bigafasha mu guhangana n'indwara z'amaso. Gukoresha blueberry birinda indwara z'amaso, dore ko ari uburwayi bundi akenshi bwibasira abantu, ariko cyane cyane bukiyongera ku bantu bakuze. Uko umuntu akura ubundi amaso nayo agenda asaza. Niyo mpamvu
nk'ishaza turisanga mu bantu bakuze cyane. Bityo rero dukeneye gufata blueberry mu buryo bwo kwirinda indwara z'amaso n'izindi ndwara zijyana mu gusaza k'umubiri. Blueberry muri Horaho Life uyu munsi turayibafitiye ku giciro gitoya. Twagabanyije igiciro uko dushoboye tugeranyije, twaganiriye n'ibigo n'inganda n'ahantu bayihinga kugira ngo bagabanyirize igiciro. Ubu twagabanyije igiciro kuri 20%, twakuyeho 20%. Navuga ngo niba yaguraga 30,000 biragura 22,000. Blueberry buri wese yagerageza kuyikoresha. Nibura niyo waba ukennye wakwihangana ukayikoresha rimwe mu mwaka kugira ngo ufashe umubiri wawe kubona intungamubiri ushobora kuba utarariye mu minsi yatambutse y'ubuzima bwawe, bityo bigufashe kuramba. Kubaho no kuramba, kandi kuramba no kuramuka. Mukoreshe blueberry mubeho neza. Ubuzima bwiza nicyo gishoro. Murakoze cyane, muri Horaho Life. Mukore subscribe kuri Horaho Life Rwanda channel, mukurikira amakuru ku buzima. Ariko ntimucikanwe, ntimubure blueberry mu byo munywa, dore ko blueberry ari ingenzi. Mushobora no kuduhamagara kuri 0788 cyangwa mukadusura aho dukora mu mujyi kwa Rubangura muri etage 3 mu muryango wa 302. Mukoreshe blueberry, mugire ubuzima bwiza, mwirinde, murinde abanyu, mubahe ibyo bakeneye twubaka umubiri kugira ngo tubashe kubaho neza. Murakoze.